le mando sidima atekosano peta petas ni mando dreri manishi turimera imani utatse byatumye umuntu witwa kuko ngo Pawulo arimo yigisha abantu basenga ngo yicara mu idirishya ngo akajya yumva ibyo mu rusengero n'ibyo hanze abakobwa batambutse bambaye imidaka bitegereza bagashaka no kugaruka kandi kumva abanyamasengesho ngo ariko ngatangira guhungiza atangira kugira intege nke atangira kunanirwa gukotora ibyo mu rusengero n'ibyo mu isi biramucanga agururwa n'iby'isi cyane abonye amurwa aravuga ati nyaruka gende unagurushundura hanyuma urobe ifi izamukamo bayikuramo sitateri nurangiza iyo fi isubize mu mazi uze utanga umusoro. Uyu mugabo yagiye abindashyikirwa. Uyu mugabo rero baje gufata Yesu akura inkota atema amatwi ariko bagera mu nzu y'imbohe Herode amuzirikiyemo ngo ahita afatwa n'ibitotsi birashoboka ko asengaga yirindwi ariko nayo umwe ntukiyashobora birashoboka ko wajyaga wiyiriza ariko bidatinze korona yaraje murayibona kandi koko Imana yabanye n'umuntu wari uri maso yarayibonye yabonye Imana njyewe muri korona nabonye ibintu byanze banyabwira abana nimwicare n'ibisengero zifunzwe niba gusenga abantu bahuye bitarimo bikunda kubera ikibazo gihari mwicare dusenge Imana itazabura abantu bayisenga kandi twebwe duhari. Mbona abakirisitu bamwe hakurya iyo batangiye gusuka indwara baririmbyi baririmbaga kuri mikorofone mbona abantu bagiye kwani bashinze utuntu tw'inzagwa muri karitsiye ndareba mbona abantu imibare barajya gushaka barizerayi nkamuzana hanyuma tukajya dusangira ku meza yanjye nibutse neza yangiriye ngo nyaruka ajya kumureba ageze iwe aravuga ati muraho wa musaza we nibutse neza wangiriye nje kugukura ino ngo ujyane iwanjye tujye dusangira ku meza i Yerusalemu. Musaza barizerayi ati mwami Dawidi rero warugize neza kuza kuntwara ariko ngeze ku rwego numva nta kintu kikiryohera myaka yanjye iri muri za 80 ni kimwe umenya kinshimisha abanga amajwi y'abakobwa baririmba Irembo Ryera TV Irembo Ryera TV himbazwe nejejwe n'Imana mu mutima kugira icyizere muri iki gitondo ikampagarika imbere y'ubwiza bwayo n'iby'ibyishimo. Ntabwo ari ibintu bisanzwe wenda wowe ushobora kuba uhagarara mu buzima bwa buri munsi wenda imbere y'abantu cyane ukaba warifashe nk'ibintu bisanzwe ariko turashimira Imana. Haleluya, haleluya. Iyo yabonye ko turaba kwizera yarangiza katugabiriye umurimo kaduha agakiza. Haleluya, shimira Imana yakwimanye ikanga kujya kungurwako. Ushimira Imana yakwimanye ikanga kujya gutega hano mu mihanda. Haleluya, Imana ishimwe. Haleluya. Nitwa Musabye Maria Grace ndi umukristo mu itorero rya Muhima ni nayo paruwase mbarizwamo ntuye mu Gatsata. Ndi umubyeyi w'abana 8 harimo n'abandi 2 ndera bakaba 11. Hanyuma papa we yaratashye yagiye mu ijuru ariko muri byose turashimira Imana. Imana ishimwe. Hanyuma nkora umurimo w'uburirimbyi hari hakurya mu Muhima ndirimba muri korali ya kabiri yitwa Duza Umutima abantu benshi barayizi ikorera umurimo hari mu Muhima. Ndamuvuga ubutumwa bwiza ngorera umurimo w'Imana hirya no hino uko umwami yantumiye so upfa kugenda tugenda dutumiwe n'Imana. Imana ishimwe. Hanyuma abantu
kuwa mbere tugira icyumba kinini kigari muzadusure. Nkoramo umurimo rero wo protokole, bagenda mfasha abantu mu iteraniro. Baba bafite ibintu byinshi, bafite ibyifuzo baduha, tujyana, badutuma. Nuko nuza uzansangayo. Yesu aduhana umugisha. Hanyuma reka turirimbane aka gakorasi gatoya, hanyuma tuze twinjire mu ijambo ry'Imana. Dosiye yanjye yari yanditse nabi, Yesu ayibonye ayihindura neza. Haleluya. Ukuboko kwayo kwiza ntabwo byari byoroshye, ariko Imana yabanye natwe. Twabonye ibiriyo byinshi, twabonye abaremba benshi, ariko twebwe Imana itugirira icyizere, yongera kutwambika imbaraga, yongera kudushyigikira, idushyitsa muri uyu mwaka. Hari impamvu rero kuba baraje ukagera muri uyu mwaka abandi baragiye, ntacyo watanze, nta n'ikintu cyiza gikomeye wagareka Imana waba warakoze kiremere cyakuboko ko urwo rupfu rukomeye. Ariko Imana kuko yari gufiteho umugambi iragutambutsa. Imana ishimwe. Turi imbere y'Imana, reka twinjire mu ijambo ry'Imana, mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo, ibice byaho 25. Turasoma kandi turambuka twongere dusomera mu byakozwe n'umwa ibice byaho 12. Intego yo kubona yuzuye umwera w'inzara kubera ko adafite ibyubaka umubiri. Umukozi natinguza ngakora sitoke n'umureba umumenye, ariko n'ubwo ananiwe afite ibyiringiro by'uyu munsi n'ejo hazaza. Haleluya.
umukwatinze abantu bose baracogora ariko abatabana ubwanjye nabo bagira imibabaro batuma tubura ubwanjye Imana izature badusohora mu nzu twana kasi koroka kuza akakubwira ati ibihumbi 200 atazi ko ntaho azabikura akajya gucuruza kandi ejo bundi wamubwira ngo nyishyura ntakwishyure batanu bapfu ntabwo atinya guta ibyasezeranijwe ngo agende ajya kwiyandarika bana babuze minerivare ibyo kurya ntabihari abana nibatwemera ariko duhatane kugira ngo tugaragare neza batanga bapfu batana no kugaragara neza ariko umukiza atakiri muri bo ariko turi imbere y'Imana. Hari umuntu umwe twajyaga dusengana ari umukristo mwiza tubana mu bihe byiza byo gusenga twigisha gusenga asenga Imana ari umukristo mwiza yari umuntu w'umumama hanyuma arasenga kwa kubyara kwacu kw'abarokore akabyara uyu mwaka undi utarangira akaba aratwite arabyara agira abana bagera muri 7 ariko abagira afite ubukene abagira ari umunyamasengesho abugira ubwo bukene nyamara umutware wakora arasonza akamara umwenda umwe ukamutabukiraho mugabo yataga kubita umugeri ku rugi akamukinguza amukubita ku rukuta mu gitondo mwaho ugasanga ijisho rirangana gutya ugasanga arunamirije kubera inkoni bamukubise tukajya kumureba kuko yatwigishaga gusenga tuti twari tuje ngo dusenge ariko ndumva ndwaye atereba ukuntu wabaye ati umugongo wanjye wangiritse ati baraye bankubise tuti none reka twitahire ubwo tuzongera gusengana ubutatoya ati nimugende ati Imana yangaye ati muze ndasenga uko nshoboye akababiza ibinini by'umutwe ati kugira ngo nyine uburibwe bugabanuke mbashe kubasengera atereka mu kinini akabaye kinini tugasenga hanyuma ejo twagaruka tugasanga bamupfurishije imisatsi intoki akamukubita amwogosha imisatsi akayimuhereza kiraho uri ikigoryi cy'umurokore nakubwiye yoza kugira ubwenge ntabwo ubusa gutya n'ubumeze gutya mugatuma tugiye kuzapfa warekuye umugabo hanyuma ugasenga Imana iri kurana aratubwira ati nge ntegereje umukiza hari umukiza yavuganye nanjye kandi ntabwo nasenya urugo nta nubwo ndahekana nzaguma hano nirengera umusaraba ahari Imana izajya itegereza irebe uko meze hanyuma inyunamure kuko ndabizi yavuganye nanjye tutari ko uyu mubyeyi ameze gute akadusengera nyine ashimirije tukitahira ejo agaruka ugasanga yashashe amabuye mu mbuga ayaryamyeho arayiseguye tuti tekinike ni ati buno uburyo bwose bwo gusenga ati hanyuma ati niseguye aya mabuye ati na Yakobo yiseguye ibuye atahura na marayika ati Yakobo yiseguye ibuye atabona abamarayika bazamuka banamaruka ati ntabwo nanjye nzatuza ati nzaguma imbere y'Imana ati hanyuma ndabizi ko Imana izangirira neza kimugora akabyara abana b'amezi 8 n'igice kubera imigeri yatahuka ninjoro umugabo yamukubita umwana aragatera umwana agatamukubita hakurya hari akamumukurikiza bajya kubona kwa Samariya z'ijoro marayika komanga ati nimunyingurire bamukingura ugasanga bagatenge mu matwi ariko warekuye urugo atawaya ati Yesu yavuganye nanjye ati ntabwo narura kurati kubera ko hari ibyangu yazangira kandi byiza ati ntabwo azansiga ati nta nubwo azandeka tutisaba nta kibazo hanyuma umukozi gutinda kuri we ngo atinda arananirwa kubera ibibagirwa hatangira avuga ati ngiye maze kunanirwa ati numva ati maze guhindura icyerekezo tuti tubwira
icyerekezo ati ubu ngubu nafashe umwanzuro ntabwo nzava muri uru rugo, nta nubwo nzasiga aba bana, ahubwo hari ibyemezo mfite ndi gusengeraho. Tubwire ati ubu ndimo ndabwira Imana ngo yiciye umugabo, ati ndimo ndinginga Imana ati bano bana bakuze basa na se, ati bagira imico nk'iyo atubona umye kuvoma ntataha, ubona umye kwiga aragenda akajya kurara mu banyeshuri bene bati ibi bintu ndabona ntabishobora. Ati hanyuma ati nurabwira Imana ngo uyu mugabo imwice, hanyuma ndimo ndinginga Imana kugira ngo abo bana nabo bahere ku murongo ibarangize. Hanyuma tubwira Imana ngo uhindutse, tubwira madamu tuduhindutse ute ko twakwinginze ngo ugende tukagwenda ngo tugufashe ukabyanga, uhindutse ati ndabihinduye. Hanyuma tukajya tugenda ati nta kundi araturuta ni mukuru, ubwo wenda hayo wasanga avuganye n'Imana, tukajya tugasengera kuri ibyo bintu. Hashize iminsi tuza guhana igiterane cy'abanyamasengesho, umunyamasengesho baratubwiye ati ni mu Uwiteka avuga, ni Imana yanyu, ni Uwiteka w'abanyamasengesho musenga, ariko nubwo bimeze gutyo umuyobozi wanyu naje kumusura ndamubura. Mukatinza umwami yasaza gusura abera agasanga baragiye, aho yabasize agasanga barimutse, kandi baba barasanze, baba baririje ubusa, baba baratanze amatike bakajya ibyumba mu mazi bakajya mu bitare, ariko kuko umugwa atinze ibintu byose bagahita babihindura. The master perfect boniwa the costi santo a divas amasezerano yatinze abantu bajya bahinduka, abantu bakananirwa batahari, wasanga yavuganye natwe atariyo, ariko turi imbere y'Imana. Abakobwa rero ngo umukoze bana bapfuye ndavuga bati twebwe amatabaza yacu ari kuzima nimuduhe kuri aya mavuta yanyu, bati waya ntabwo twebwe yadukwira, ahubwo nimujye mu bahanjuzi. Tujya tuba muri uru rugendo rwo gusenga, tukaba muri uyu murimo w'Imana, ariko tukabana n'abantu batagifite ibyiringiro, tukabana n'abantu batagifite ibyizerwa muri bo, tukaririmbana tugasengana, tukabana mu bihe byiza by'amakorari, ariko wajya kureba ugasanga umuntu yarahindutse. Ne base ponima de resi eno la resekota ya binidre asaketa ne mano sibre. Hanyuma aba bakobwa rero ngo umukwe yinjirana n'abanyabwenge bamenye kurinda amavuta, bihangana ibibagerageza ngo yinjire. Abatanu bavuye mu bahanduzi kuzana amavuta arababwira, barakomanga bati nimudukingura, ati ntabwo mbasi nenima. Abantu barasanze, abantu barakoze, abantu baravunitse, ariko iherezo rirangiye ibyo bamaraniye batabibonye. Ariko mwebwe horota nimuba maso kugira ngo iri kwiyongeza abantu muri iyi minsi bitabiyongeza. Naratangaye mu minsi yashize, nari mvuye mu masengesho ya korali nazindutse mu cyakare, ndimo ntahangi bacu mu Gatsata, hari nka saa 11:15 rwose nirutse ngo ntahe kare njya gukurikirana ibyo abanyeshuri bajya kwiga mu bitaro by'ababyeyi beza 3, umwe yari afite nk'ibiro 100, undi yari afite nk'ibiro 80, undi afite nk'ibiro 70, bose basinze. Abo babyeyi bambaye paparankunda, za paparankunda abana bambara babatijwe murazizi. Turi mu minsi mibi aho umubyeyi adatinya kwambara paparankunda, akagenda mu muhanda adafite ubwoba, yasinda akabirinduka akajyana n'agakanzu ke agatoragurwa n'abantu bo mu muhanda. Naritegereje ndavuga nti naraye imbere y'Imana, hanyuma ndimo ndamarana ntaha, ababyeyi nabo barimo baramarana bataha, barabirinduka. Umwe
kagwa abantu bose uko ari batatu bakajya kwegura bakagura bose ukabona bagendeye rimwe. Turi mu minsi mibi bantu batarimo kwiyubaha, kandi iyi minsi n'abantu b'Imana iri kugenda ibasatira, aho abantu b'Imana bagenda bahinduka bagatangira kugira irari ry'inzoga, bagatangira kunywa inzoga, bagatangira gusambana. Nyamara w'inzoga ku cyumweru azazinduka aze gusenga, arasambana nimusenga amasengesho ya nijoro yo kwinginga Imana kwititiriza, araza yicara imbere. Ariko Imana iturangere itwambika imbaraga kugira ngo hatagira ibintu natabitwiyongeza. Urwanga rwakwiyongeza bikemera, uburozi bwakwiyongeza bikemera. Naratangaye mu minsi yashize, nagiye ahantu nsanga abantu ngo bari mu kiriyo, ngo bari mu cyunamo gikomeye, bafite umubabaro mwinshi, barimo barira bavuga bati ubu ngubu dufite umubabaro ukomeye. Abantu bacu barimo baragenda basubira inyuma, bagenda bajya kubatizwa. Abantu barabanyamwuka, abantu barabahanuzi, abantu barabayobozi, bafashe umwanzuro barimo barajya kubatizwa hirya hariya, ngo babonye ngo ibyo by'umwuka ngo atari byo, barayobye. None ubu barimo barabatizwa hirya hariya, sanga abantu barababaye. Umukwe atinze, abantu babona ko ibyizerwa bibaye ubuyobe. Umukwe atinze, umugore we akabona yarayobye, ntabwo yari akwiriye gushaka, agahindura strategy, agatangira kuvuga nabi, agatangira kubeshya no guteka imitwe, ati Imana hari ibyo yavuganye nanjye, agahindura mu gatinda abagore. Aritegereza akabona uko Imana yamuremye ntiguhagije, bagahindura inzara, basanga bashyizeho netere tuzazijisha mwarimu na pasiteri, ariko Imana ntabwo tuzayibeshya. Turi ku ntego y'inama ivuga ngo tube amaso hatagira ibintu bikwiyongeza. Umukwe atinze, abantu bahindura imyambaro, bambaraga ibirebire bakabizamura, bakambara abagendera abantu, abakozi b'Imana bagera bagasanga ikabutura wamaze utari ko mu by'ukuri kwambaye ikabutura mu rugo ukirisitu ibintu n'ibiki. Ati ahangaha ni mu rugo nta muntu ndeba hasi ku rusengero, akajya kuri botike yambaye ikabutura, akajya kuri botike yambaye akantu k'agashumi, umugongo wose yawanditse, ukibaza niba ari umukirisitu. Mukwe atinze, abantu bahindura ibyiringirwa. Ijambo ry'Imana ryarabwiye ngo yewe usinziriye kanguka uzuke, Kristo amanuka kumurikira. Nemase kota biniforia bezaketaye. Turi imbere y'Imana rata, Imana ishimwe kwakira abantu bafite inzira z'igisiyani mu mitima yabo. Impamvu mwaje imbere y'Imana ni ukugira ngo umukwe natinda utazamera n'abandi bose. Imana ishimwe. Ibitotsi bimaze abantu barasinziriye. Uyu mugabo witwa Salomo mu bizamini yahuye nabyo kimara gufata ubwami, yahuye n'abagore babiri babanaga nabo mu nzu, baribanaga ari babiri, barabyara. Ngo babyare, umwe ngo aryamire umwana we, ngo aramwicaye itareba mugenzi we, uwe ni muzima, ngo atamuhindura twari umugenzi we, atamwibika mu gituza, afata uwapfuye amuhereza uwasinziriye cyane. Ibitotsi bituma urugo rusenyuka. Ntubimenye, ibitotsi bituma mwamaze tubwira
n'ibyago bikomeye n'uwakwangaga aragushungera. Bantu bashimishwa n'ibikubaho bati burya ntiyasengaga turabibonye. Nta mukirisitu bapfura urupfu. Iyo umuntu abaye amaso nyine koko ntabwo Imana yemera ko apfa urupfu umwana aza kumutera umuyati nimuyore nimukure mu nzira. Nemando sidima atekosano peta petas nimando drere mbanishi turi imbere y'Imana. Ibitotsi byatumye umuntu witwa Tuko ngo Pawulo arimo yigisha barimo basenga ngo yicara mu idirishya ngo akajya yumva ibyo mu rusengero n'ibyo hanze. Abakobwa batambutse bambaye iminaka bitegereza bagashaka no kugaruka kandi kumva abanyamasengesho. Ngo ariko ngatangira guhungiza, atangira kugira intege nke, atangira kunanirwa gukontorora ibyo mu rusengero n'ibyo mu isi biramucanga. Agururwa n'iby'isi cyane, agabanya mu rwego ataha ni sawa, agabanya aho baraguze ati ibi ni byiza, ati ubwo ndabona hari ibyiza wasanga ari byarabise. Ngo arahanuka ngo yikubita hasi ahita apfa. Ariko Pawulo maramuterura aramusengera. Ayo makuru mwarayasomye, byakozwe n'intumwa ibice byaho 20. Muzakurikirana iyo nkuru muzayibona. Nta kindi kiri gutuma abantu bahungiza nuko bamaze kwanga ijambo ry'Imana, barimo gusenga basengera mu mibare. Batari ubundi ubungubu nzarepeta buri munsi, ku cyumweru nzaza, ku wa gatanu nze, nibavuga ijoro ryo gutabaza n'iry'ihumure nze, ati ntabwo ibi ngibi wabivamo. Ariko nyamara ubaye maso ibiri guhiga abantu, Imana yawe gusimbutsa ugatambuka. Mu bisi yashize nari ndimo njya ku Gisozi, ndicaye muri kwasiteri, haba hicayemo umuntu w'umugore w'umukozi w'Imana. Duhagurutse atangira gusenga isengesho rikomeye, atangira kwinginga Imana. Babasirimu bicaye mu modoka, bagira ngo mu modoka ni iwabo n'ibipangu aho batuje, atari kubundi ibintu n'ibiki. Ariko nk'aba bantu bagenda basakuriza barati mumubwira ceceka tungu, baradusakuriza dufite ibibazo mu mutwe, baratuvangiramo n'ibindi bigahunda y'aba bantu ni bwoko ki. Batagira kwitotomba. Hanyuma umugore yinjira mu mwuka w'ubuhanuzi ukomeye, aravuga ngo Uwiteka ndaje nje kubana n'umuntu wese. Arakomeza aravuga ngo dore mwarijujuse ngo umwaka ushize ngo habaye impanuka ngo kandi zikabije ngo aho 2023 nibaye umwaka w'impanuka gusa. Aravuga ngo dore ngo umwaka wa 2023 ngo zirasenyutse. Aravuga ngo dore yemwe nimusenga mube maso kuko umwanzi we arakanuye kandi agambiriye kugirira nabi ubwoko bwanjye. Abantu batavuga bati ati nimutuze twumve noneho. Abantu batinye ibyabagirira nabi, ntibashaka ibasakuriza, ntibashaka ibateza toroma maze. Ariko ubwo Imana ivuze ko impanuka zigiye kuba nyinshi bakwiye kuba maso bagasenga, aho baratega amatwi. Ubwo Imana ivuze ko ingo zigiye gusenyuka, aho ngaho bahita bahinduka abakirisitu bose, bavuga bati urugo rwanjye rudasenyuka. Ukwiriye kuba maso ugasenga utaramenyeshwa ko ibyawe bitejwe. Ukwiriye kuba maso ugasenga utaramenya ko umugabo agukuyeho cyangwa umugore. Ukwiriye kuba maso ugasenga utaramenya ko abana bagiye kuba mayibo bakanywa urumogi. Turi ku ntego y'ijana ngo tube maso kugira ngo ibintu bitwiyongeza. Nemekita mukatinza abantu amasengesho barayahaga rwose. Kavuga ati igihe twasengeye ntacyo twabonye, ariko Imana ikwambika imbaraga. Imana yongera kukwibutsa, wongera guhagarara ukwije imbaraga, ukomeye ugenda ubyawe n'Imana. Abantu bamaze gufatwa n'umunaniro ukomeye. Mugabo witwa Barizarayi
nje kugukura inogo ujyane iwanjye tujye dusangira ku meza i Yerusalemu. Musaza abariza ati Mwami Dawidi rero warugize neza kuza kuntwara, ariko ngeze ku rwego numva nta kintu kikindyohera. Myaka yanjye iri muri za 80 ni kimwe menya kinshimisha. Hebanga amajwi y'abakobwa baririmba neza ntabwo kimfasha. Nabiryo ryangwa numva biryoheye. Namaze rwose kumva cyaje nta kintu kikimfasha. Ariko nubwo bimeze gutyo ndewe n'ugira umubare w'uko utanjyanye utware umugaragu wanjye twa Kimuhamba umujyana ajya mu mwanya wanjye ajya asangira nawe ineza yose bari kungirira uzayimugirira. Dawidi nyine nta kundi byari kugenda kuko bariza yari ibyo yari asabye aba ari byo akora. Turi mu minsi abantu batakiryohewe no kumva ijwi ry'Imana. Turi mu minsi abantu batagikunze kumva ibihanurwa. Ijambo ry'Imana ntacyo rikibabwiye. Abaririmbyi bararirimba bakavangura bati rakora rero uririmbye turafashwa tariki yayo niririmba gahunda no guhita dusohoka tukajya hanze. Kandi nyamara amagambo bari kuririmba ntabwo ari amagambo bakuye hirya no mu kabari bayakura Bibiliya. Bano ntibakiryohewe n'ijambo ry'Imana. Ariko dukwiriye kuba maso kugira ngo hatagira ibintu bitwiyongeza. Twasomye irindi jambo ry'Imana mu bice 12 byakozwe n'intumwa. Tuhasanga inkuru z'umuntu witwa Petero na Herode na Yakobo. Uyu mugabo witwa Herode ngo yarahagurukijwe no kugirira nabi ubwoko bw'Imana. Ahereye kuri izi ntumwa ngafata uyu mugabo witwa Herode ngo amugirire afata uyu mugabo witwa Yakobo ngo amugirira nabi kugera ku rwego yamuciye igihanga. Ngo abonye ko ndabona Abayuda ngo ahita yiyongeza na Petero. Bene da babwire ko iminsi urimo y'umubabaro no mu ruho cyangwa ibyishimo hari abantu bitanezeza. Hari abantu banezezwa n'umubabaro wawe. Kuba wapfushije kumva rwose aho ni sawa. Kuba uri mu nzira y'ubushomera kumva ibyo biramufashije. Kuba abana batiga baracikije amashuri akabona n'ibyo mbese banezerwa no kubona ibyago byabo. Ariko humure iyo nguhamagaye izahagarara nawe mu kibazo. Ngo abantu b'Abayuda banezezwa nuko Yakobo aciwe igihanga. Hanyuma ngo Herode abonye yuko ngo Abayuda banezerewe ngo ahita afata na Petero ngo kugira ngo mu minsi mikuru y'imitsima idasembuye ngo nawe azamuca igihanga kugira ngo abantu barusheho kwishima. Mubwire ko abantu bagutegeye atari bo bazakubonera. Mubwire ko abantu barateguye ariko Imana umuteguro wayo utandukanye n'uw'abantu. Uyu mugabo witwa Petero bamushyira mu nzu y'imbohe ngo abaherwa ahantu ngo ariko akigera ngo barasinzira. Ngo asinzira rero asinzira n'amasezerano yo kuzakorera Imana. Aravuga ati n'ubundi icyishe Yakobo nanjye ntikinsize. Ntabwo nibwirirwa rero nivuna ngo ndasenga menshi ndasenga 3 na 5 hanyuma gahunda reka niryamire. Ubwo Imana nyine yarabibonye ibyabaye ubwo asigaye nanjye ndategereje Petero itasinze. Kandi Petero uyu yagiye gukora ibikorwa by'indashyikirwa. Uyu mugabo niwe wakurikiye Yesu. Izindi ntumwa zose zagiye bakajya barenga hinguka ari we wenyine. Ebanga nubwo bimeze gutya abandi bagiye ariko ntabwo ndibuze kujya kure y'Umukiza. Ndagenda nkurikirana ibye. Agenda akurikirana abandi bose bagiye kwihisha. Petero uyu nguyu yari umunyembaraga.
kandi rwose yagiye agaragara mu bihe byinshi akora ibikorwa by'indashyikirwa. Intumwa zirimo zivanga zivuga zitari kubona uyu mugabo ko twabonye yambaye ikanzu imwe n'urukweto rumwe, ko tureba uyu mugabo tuzamutagangarira inyuma. Ubundi ubungubu abana twasize, akazi twatakaje, ibintu byacu twahombeje tugakurikira uyu mugabo, ubundi amaherezo yacu n'uyu musore nayahe? Mwaka Petero arabyumva, madamu ati ntimugire ikibazo. Yewe umwigisha naza ndetse amubaza gahunda dufitiye ibitekerezo bye. Aratinyuka arubasha kubaza Yesu, aramubwira ngo ubundi abantu basize byose bakagukurikira ngo uzabahemba iki? Bene ndababwira ko mwakurikiye Yesu mukareka imirimo ya kamere, mwakurikiye Yesu mwitandukanya n'imiryango yaraguzaga, mwakurikiye Yesu abakoraga mu tubari barabireka, mwakurikiye Yesu imirimo y'umwijima murayireka. Ariko hari ahantu bigeze bakavuga atari ku bundi ubu iyi Mana ndakurikiye niyo ubundi zampemba cyangwa ni mu kiganza. Abantu bari mu rungabanga ubwo batari kubona niyo twavuganye, niyo yaduhamagaye. Bimeze biti ibyago n'amakuba biratugose, inzara iratwishe, ibiciro byarazamutse, izuba riratse, abantu bararya rimwe ku munsi, abandi baguwe nabi, akazi ntikakiboneka, bajyaga bagenda bakarangura, none mu masoko umwero wararumbye ntugihari, arareba agapuraninga ejo hazaza akahabura. Igihe twavuganye ko avuze ko izagira neza, ikaringaniza hataringaniye, igakuraho ibihindiza by'ibyuma, ubundi ubirihe iyambwiye ko izantabara bikomeye irihe. Yariyo mibare abantu bibereyemo. Ni naho rero intumwa zari zigeze ziba zivuga ziti uyu muhungu twakurikiye, uyu musore mwene Mariya azatugenza ate? Petero rero aba ari ab'intwari ajya kubaza Yesu. Petero ni wa basoreshwa baje baravuga bati tubwire mwebwe na shabuja mujya mutanga indirakama. Baravuga bati tujya turitanganya ukajya kubaza Yesu ati hano hari abantu bari gusoresha, barambwiye ngo twebwe tujya dutanga umusoro. Aravuga ati nyaruka ihute ugenda ujya hariya ku nyanja ufata ururabo. Uyu mugabo witwa Petero yaragumanye indobani ayigumana ku mufuka, akagenda bati hari ntawamenya. Aravuga ati nyaruka gende unaga urushundura, hanyuma urobe ifi izamukamo, uyikuremo sitateri, nurangiza iyo fi isubize mu mazi uze utange umusoro. Uyu mugabo yagiye abindashyikirwa. Uyu mugabo rero baje gufata Yesu akura inkota atema amatwi, ariko bagera mu nzu y'imbohe Herode amuzirikiyemo ngo ahita afatwa n'ibitotsi. Birashoboka ko wasengaga yirindwi ariko nayo umwe ntukiyashobora. Birashoboka ko wajyaga wiyiriza ariko uyu munsi urasenga urya, kandi nturwaye, nta gifu urwaye, ntabwo utwite, nta n'ubundi bumuga ufite. Ariko kubera ko nyirawo munyantege nke uravuga uti ntawamenya, mu gitondo ukaza unyweye igikoma n'irindazi, wageza ku mugoroba ugafata isahani ukayipakira, hanyuma mu gitondo ukaza rwose wanoze wisize amavuta mu maso, wahonze uti nanjye ndi mu masengesho. Ariko ayo masengesho y'imibare imeze ityo ku munsi mubi ntabwo azakurokora. Umuntu yagira umunsi mubi, nigeze agira umunsi mubi, ndabyara mbyaye mbora mu nda ako kanya, bambaze nk'uyu munsi ejo baje kureba uko meze basanga naboze mu nda. ngo mbore mu nda n'abaganga bakora ibishoboka ariko biranga, baranyaruka bakora
ibishoboka bakora inama abadokiteri biranga baravuga bati ubwo byanze mujyane sehashika ngeze sehashika nabo bati turamubaga gute yabuze inyama zose zo mu nda nta hantu na hamwe muri buze kumufatira mushyire hariya nyine turabona ari umurokore ari umwadeperi ntabwo bamenye imana abadeperi uko ikora ni mumureka basenga ndasenga se niho ndaribwa narahoze ndanuka bikomeye ariko nkajya mbwira imana ntiwibuke ko nasenze inda ntigeze nyiryamana nahereye ku kwezi kumwe ndaza kubyara najyaga mu bitaro nitaye ngo inda n'amezi 8 najyaga mu ijuru rya Kamonyi nitaye ngo inda n'amezi 7 nirije ndibuka ko umwana ari mu nda izo zari imbaraga zawe twabanye mu inondoko ariko Petero wasinzira abandi itorero ngo bagira umwete wo gusenga nk'uko mwaje gusenga uzi ko amasengesho yanyu yahereza igihugu imvura ikagwa abantu bateye ibishyimbo bikera tukajya kugura ibishyimbo by'amaki uzi ko amasengesho yanyu yabyaza ababyeyi basinzwe uzi ko amasengesho yanyu yashingira abana b'abakobwa basinzwe uzi ko amasengesho yanyu yahesha igihugu ihumure bene itorero ngo barasenga ngo binginga imana ngo imana ibyumvire mu ijuru yibuka ko Petero hari umukozi wayo ngo yohereza marayika ngo aramanuka ngo yinjira mu nzu ya gereza ngo ahita habonekamo umucyo mwibutse ko mu ntambara uri kurwana mwibutse ko muri iyo nzira itagaragarwa nari mu kabwibwi imana iri kumwe nawe mwibutse ko nubwo ibyago ari byinshi ariko imana itagusize aya masaha umucyo w'imana ukuzire ugusange muri ubwo bukonde umucyo w'imana ukubire gusanga muri iyi nzu y'imbohe y'inzara umucyo w'imana ukubire muri uru rugo rwakunaniwe muri iyi foto umucyo w'imana ukubire muri ubushomeri umazemo imyaka hari ibyiringiro yuko igiti niyo cyatemwa kizongera kigashibuka yewe muntu utegereje imana ariko ukabona ni mu kabwibwi ukabona inzira ntigaragara mubwire ko imana ihari kandi yiteguye kukugirira neza ariko kanguka b'amaso utagira ibintu bikwiyongeza mu minsi yashize turimo twinjira muri 2020 twasaze amasengesho y'iminsi 3 iwacu ku Muhima duhamagara imana twinginga imana turavuga ngo imana turashaka kuduhindura amateka 2020 gahinduka y'amateka ubuzima bugahinduka abanyamasengesho ukabunamura abanyamibabaro ukabaha umunezero abatagejeje akazi igihe kinini ukakabaha ababyeyi babuze urubyaro bakabyara dusenga yitatu bigira inama tubwira imana ngo ntabwo turi buze guceceka ntabwo turi buze guhwema turava hano no kutubwiye icyo dutekerezaho muri mwaka 2020 tugeze ku munsi wa gatatu saa 9 imana ivugana natwe yatubwiye ngo bana bajye mwasabye kubabwira amakuru ya 2020 ariko n'uwiteka yatubwiye ngo dore uyu mwaka mwebwe mwifuza guhindurirwamo amateka ni umwaka ukomeye kandi uremereye yatubwiye ngo ni umwaka umuntu wese agiye kubana n'imana ku giti cye imana yatubwiye ngo ni umwaka ngo abantu benshi bagiye kugwa yatubwiye ngo ni umwaka abarozi bagiye kugira imbaraga yatubwiye ngo ni umwaka ugiye gusharira bamwe na bamwe bagasohoka bakagenda bakamera nk'abandi bose turavuga tuti Yesu twashakaga kumva ihumure cyo kumva wenda ari kuzatwubakira amataje yo kumva wenda uzaduha amavewiti none si ibintu witeka utubwiye ko bikomeye nabyo bishariye bimeze bite ariko bidatinze korona yaraje murayibona kandi koko imana yabanye n'umuntu wari uri maso yarayibonye yabonye imana njyewe muri korona nabonye ibintu byanze nyabwira abana nimwicare
n'ibisengero zifunzwe, niba gusenga abantu bahuye bitarimo bikunda kubera ikibazo gihari, mwicare dusenge Imana itazabura abantu bayisenga kandi twebwe duhari. Mbona abakirisitu bamwe bo hakurya iyo batangiye gusuka indwara, baririmbyi baririmbaga kuri mikorofone, mbona abantu bagiye kandi bashinze utuntu tw'inzagwa muri karitsiye ndareba, mbona abantu imibare barayihinduye bo hakurya aho ngaho. Nuranye n'ahantu haba insengero nyinshi Gatsata bamo abantu b'abakirisitu benshi cyane. Hanyuma nkajya kubona abantu bahinduka, ndavuga ni ubu rero biranze, vuga abantu bashinze utubari tw'urwagwa, abandi bakaba batangiye kwambara amakabutura, ababyeyi bakaba bafunze ibintu mu mitwe, bahindutse bisize ibintu. Urahura n'umuntu wari umunyamasengesho ugasanga aracana danje ku munwa, yasizeho ibintu utamenya. Ndabona ibintu bikomereka, ntagire nshaka Imana ku giti cyanjye, ni wenda hari birashoboka n'insengero zitazakingurwa ntawe wamenya, ariko reka ntangire mpiga Imana. Mfata inzira nkajya ngenda n'amaguru, nkabwira Imana ngo tujyane, hanyuma aho uzambwirira guhindukirira nzahindukira. Rimwe ndagenda ndimo mbona bisagenda zanjye, ndazamuka ngera Karuruma, ngeze Karuruma ndazamuka njya Bweramvura, umwuka ambwira ati komeza tugende. Tugeze i Bweramvura numva umwuka Imana ambwira ntujye ku rusengero, komeza tugende. Turagenda tugera ahantu bita mw'Itambuka, ambwira ati komeza usenge ndi kumwe nawe. Ndakomeza ndagenda ndazamuka ngera ahantu ntaza hariho hameze nko hejuru yo kwa Bangirangarama mu bishyamba by'inzitane. Nimusenga Imana munyambika imbaraga, ungirira neza ushyigikire, ntundeke ndi kubona abandi bagenda bati byizerwa. Hanyuma ngeze aho ndagaruka, natinga ibirenge, nabaye nabi, ariko mbwira Imana ngo ndashaka kumwamaraza amaboko, ndashaka kuninda ibi bitasi, kuko ndimo ndabona abantu basinzira bagahanuka. Hanyuma njyewe ntundekure, nkora ayo masengesho ameze gutya y'umuzunguruko no kugenda imisozi. Imana ibana nanjye, mbona iminsi mibi iratambutse, aho abandi byabananiriye n'aho bacogoreye, mbona ukuboko kw'Imana kubanye nanjye. Niba abantu banywaye inzoga wenda ugomba kuzinywa, niba abantu baraga wowe ntabwo ukwiye kuba muri icyo gice, niba abantu bahindutse bagata umusaraba we ntabwo ukwiye kumera utyo, hatamushyiramo imbaraga. Senga hashoboka n'ahadashoboka, Imana ikwambika imbaraga kugira ngo ubashe gutambuka icyo kiraro abandi cyabananiye. Menodisika bone sara wiribo haladina tonda sikita ya bikosta febonia. Amasengesho akura mu kaga. Petero ngo marayika mukoma mu mbavu, baramukanga. Petero wari umuvuga butumwa, Petero wari icyitegererezo, Petero wari utunze Imana. Watambukaga abantu ibirwara bigakira, watambukaga abantu imitima yabo igahinduka ikagubwa neza, ariko harasinzira. Naratangaye, ijambo ryo gukomwa mu mbavu ryanteye ubwoba. Hari umubyeyi we twasenganaga twingingana Imana, saa cyenda z'ijoro tugasenga, yose urugamba rumukomereye rumuremereye, rugwa rwikoreye ku mutwe byaramucaho, ubabara ukaribwa. Ndagira ngo abadayimoni batazagutsinda mu bicuku bya nijoro, mu bitotsi, bugacya basanga wapfuye. Niwo mugambi abadayimoni bafite. Hanyuma rero iyi yakomye Petero mu mbavu iracyari gukangura n'abandi kugira ngo babe maso, hatagira ibintu bibiyongeza. Bene data, turi mu minsi ikomeye. Ubukene abantu bafite bwatuma basinzira bagahunikira. Umubabaro w'abana dufite muri iyi minsi, ibikorwa bakora byatuma unanirwa ukamanika amaboko. Mube maso kugira ngo hatagira ibintu bibiyongeza. Nene para widi bare sano ni bozi kontresha lepos. Turi imbere y'Imana, tugiye gusenga. Wowe muri iyi minsi uri muri iyi mvute, urumva ufite imbaraga zishoboye iyi minsi iteye ubwoba.
mubatinze wowe urumva ukomeye ufite imbaraga z'umutima. Haguruka dusengane Imana, tukwingingira Imana, tubwire Imana ngo ambike imbaraga ubwoko bwawe. Hari ibintu bibananije, hari n'ibitumye amasezerano atinda, ariko nubwo atinze ntidukwiriye gucogora, ntidukwiriye gucika imbaraga. Haguruka wowe wumva unaniwe, wowe wumva ucitse imbaraga, tukwingingira Imana, tuguhamagarira Imana, tuyibwire ngo Mana ambika abantu bawe imbaraga, wongere kubuzuza. Imana iguhe umugisha, Imana iguhe umugisha, Imana ibahe umugisha. Imana ibahe umugisha, Imana yongere kubongeramo imbaraga, Imana yongere kubakomeza, Imana yongere kubashyigikira. Kandi rwose nimuhumure, ijuru rirahari kugira ngo